gutangira guhemba aba bana bahize abandi. Duhere kuri Arakaza Leon Victor. Uwo mwana ntiyashoboye kuza no muri Wisdom School Musanze. Twasabaga niba hari uwaje umuhagarariye ko yatambuka imbere. Hari uwaje ahagarariye uyu mwana? Ego, umuyobozi w'ishuri niwe uje kwakira iki gihembo kiri butangwe na ministre. Uyu mwana niwe wahize abandi, yagize amanota 99 n'ibice 4. Murumva kose ko uwo mwana ari umuhanga cyane. Tubonereho dushimira umwana utahari yahagarariwe, dushimire umuyobozi w'iri shuri kuko murumva ko umwana ari umwana rwose wakoze neza cyane. Ministre niwe ushikiriza igihembo, hanyuma na baje bahagarariye iryo shuri, baje bamuhagarariye. Ariko uwo mwana naza icyo gihembo azagihabwa. Aba bana bahize abandi bose uko ari 11 kuko muri primaire duhemba 6 no muri secondaire tugahemba 5. Buri wese mu bihembo bahabwa harimo computer n'ibikoresho by'ishuri bizabafasha rwose, ndetse hari n'abazarihirwa. Umwana wabaye wa kabiri mu mashuri abanza yitwa Impano Brave Gloria, yavuye ku ishuri rya Excellence Academy School mu Bugesera. Yatambuka arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa NESA. Umuyobozi mukuru wa NESA niwe umuyobozi mukuru wa NESA araduhera igihembo umwana kandi uzakomereza aho ngaho. Ndetse navuga ngo n'andi mashuri ashobora kujyaza akabegeraho mugafatana. Hanyuma reka dusabe iyo foto barimo bose, iyo foto nziza y'urwibutso. Head teacher, twari twagufotoye igira hino kugira ngo ababyeyi n'umwana n'abahembye bafate igihembo. Hanyuma bafate igihembo n'iyo foto namwe yanyu twari twayifashe. Murakoze cyane, murakoze cyane. Hanyuma tugiye gukurikizaho umwana wa gatatu niba ego. Murakoze. Head teacher nawe yafashe ifoto iri kumwe n'ababyeyi. Ntago yego nuko byari kujye n'ababyeyi. Turamushimira cyane kandi uzakomereza aho ngaho. Ndetse navuga ngo n'andi mashuri ashobora kujyaza akabegeraho mugafatana. Hanyuma reka dusabe iyo foto barimo bose, iyo foto nziza y'urwibutso. Head teacher, twari twagufotoye igira hino kugira ngo ababyeyi n'umwana n'abahembye bafate igihembo. Hanyuma bafate igihembo n'iyo foto namwe yanyu twari twayifashe. Murakoze cyane, murakoze cyane. Hanyuma tugiye gukurikizaho umwana wa gatatu niba ego. Murakoze. Head teacher nawe yafashe ifoto iri kumwe n'ababyeyi. Ntago yego nuko byari kujye n'ababyeyi kugira ngo bajye ifoto. Hanyuma Ihirwe, okay, umwana wa gatatu tugiye guhemba ni Ihirwe Kanimba Henriette Honnête, ntago ari Henriette. Ihirwe Kanimba Honnête no kuri New Vision Primary School Huye. Ihirwe yatambuke yigira imbere, hanyuma arahabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa REB. Ego, nawe nkuko bisanzwe abana bose buri wese afite computer, bafite ibikoresho by'ishuri byose, bafite certificate. Yego, reka deje nesa ashyikiriza igihembo ngiye n'umubyeyi, ababyeyi buriya mwana Ihirwe babigire hafi. Yego, yego ngaho mutambuke mufatane ifoto n'umwana wanyu kandi azakomerezaho. Yego, nuko uzakomerezaho. Nuko congratulations, murakoze, murakoze. Murakoze. Umwana ugiye guhabwa igihembo ukurikiyeho ni Duhirwe Gal Gavin Darcy. Yego, nuko warakoze cyane, uzakomerezaho, uzahora uba wa mbere. Araza guhabwa igihembo n'umuyobozi mukuru wa RTB Engineer Paul Mukunzi. Atambuke atange igihembo.
nuko tukomerezaho, uzakomeza utsinde, bagushyije computer, barabaha n'ibindi bihembo na certificate mwayibonye. Ahari icyo navuga, ibyo bihembo birimo amakaye, ibikoresho by'ishuri. Impamvu batarimo kubibahiriza none abirahari biteretse hari, ariko biraremereye ku mwana ungana kuriya, n'ibikoresho byinshi kandi byiza. Murakoze ababyeyi be batambuke. Yego, nuko uzakomerezaho, uzakomeze no mu myaka iri imbere, uheshe ishima umuryango n'igihugu. Nuko mubaha amashyi. Yego, murakoze. Umwana ukurikiyeho ni Nsengiyumva Joanna Holiness. Joan, yego, igira imbere arahabwa igihembo cye, aragishyikirizwa n'umuyobozi mukuru Mwarimu Sako, yaje ahagarariwe n'ushinzwe na director ya business y'Umwarimu Sako. Ndetse Umwarimu Sako igihe abatanga n'igihembo, ndamuha nk'amasegonda make avuge hejuru yo gushyikiriza abantu igihembo, avuze n'ikindi batanga. Murakoze Umwarimu Sako kuduhembera umunyeshuri, nawe arahabwa ibikoresho kimwe n'iby'abandi, igihembo kirimo computer, certificate n'ibindi bikoresho byagenewe abana bibafasha kwiga. Yego, n'ababyeyi be twasaba cyangwa abandi baje bamuherekeje bakagira imbere bagafata iyo foto y'urwibutso. Yego, mutambuke vuba. Nuko nukomeza uduheshe ishema aho wize n'igihugu, kandi uzakomeze gutera imbere. Murakoze cyane. Umwarimu Sako igihembo cyanyu ni iyo computer gusa, n'iki kindi mutanga? Murakoze. Nk'uko bavuze ko Umwarimu Sako hari n'ikindi gihembo ifite. Umwarimu Sako nk'ikigo gishamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone ikigo cy'abarezi. Abarezi rero binyuze mu bayobozi b'ikigo bahisemo yuko aba banyeshuri, nk'uko dusanzwe tubigenza, ubundi twajyaga duhemba abana bose 5 ba mbere kuri PLE na 5 ba mbere kuri O-level. Ariko ngeze ahangaha nyine nka kwa kundi k'umuntu aba atwite hatarabaho kujya kwivuza kwa muganga ngo umenye ngo se utwita abana bangahe, umwana bangahe, habayeho nyangwa impanga muri ibi birori. Rero nanjye nk'umuntu uhagarariye ikigo, ibyo byose ntabwo twavuga, hari hagenwa abana 10 none babaye 11, n'uwo mwana wa 11 nawe azajya mu bandi, ndabigeza ku buyobozi. Hanyuma icyo gihembo ni ikihe kugira ngo twihute? Icyo gihembo ni school fees ku bana bose uko ari 11, bagaragaye ko ari 11, bazajya mu bigo bya leta n'ibikorana na leta ku bw'amasezerano, bakaba bazarihirwa school fees mu gihe cy'umwaka wose. Arakoze cyane, turabashimiye. Umwana tugiye gusorezaho, ariko ntagaruko abandi bamurushije, nawe ari imbere cyane. Mu bana barangije primaire yitwa Ashimwe Keza Gerardine, agiye guhabwa igihembo n'umuyobozi w'ishami rya UNESCO mu Rwanda. Nahoze mureba yatambuka akigira imbere. Umwana yitwa Ashimwe Keza Gerardine, yagize amanota 98.8. Nawe rwose mu amashyi menshi akwiye, menshi. Hanyuma umuyobozi w'ishami rya UNESCO mu Rwanda arahageze, reka mushyikirize ibihembo bye nyuma yo kumubwira rwose ngo komerezaho ngaho. Nuko ashyikirijwe computer na certificate na bya bikoresho. Ndetse mwanumvise icyo gihembo nari nanze kukivuga bataragitangaza ko abana bose baziga ku mwaka wose abari mu bigo bya leta n'ibifashwa na leta barihirwa n'Umwarimu Sako. Ababyeyi cyangwa baje baherekeje Keza batambuke. Nuko ababyeyi mwarakoze kurera umwana.
murabona rwose ko nawe abahesheje ishema. nuko yego Keza Gerardine, nuko urakoze kandi uzakomereza aho ngaho n'ubutaha tuzakubone uri mu bimbere. Murakoze. Hanyuma murakoze iki gihembo iki gice cya mbere cyo guhemba abana barangije amashuri bahize abandi mu mashuri abanza turagisoje. Tugiye gukurikizaho igice cy'abana bahize abandi basoje icyiciro cya mbere cyangwa tronkome cy'amashuri yisumbuye. Uwa mbere nawe araza guhabwa igihembo na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi muri tronkome, yitwa Izere Enoch Trésor, yigaga kuri Efoteke Kicukiro. Izere Enoch Trésor kuri Efoteke Kanombe. nuko yagize muri tronkome yagize abanyamanota 98 n'ibice 67. Ni umuhanga cyane rwose, umuhanga cyane. nuko nawe ashyikirijwe computer na certificate na bya bikoresho baza guhabwa bitandukanye, amakaye, amakaramu, ibindi bikoresho, hari ibyo twita ngo ni boîte mathématicale n'utundi twose bakenera. nuko abaje bamuherekeje no bayihute bafatira foto, abaje bamuherekeje bafata ifoto. Ababyeyi mwihute kugira ngo dufate iyi foto. Ubwo yego mutambuke, mwarakoze kurera, mwarakoze. Mu gihe ababyeyi batambuka mu kanya wo tuza guhemba n'uw'Umuremyi Albert bwara bayitegura, ariko n'ababyeyi babe biteguye. nuko mwarakoze cyane. nuko Trésor uzakomeze ujya imbere nk'uko izina ryawe bivuga, koko urabona ko ubukungu ku muryango n'igihugu. nuko udukurikizaho n'uw'Umuremyi Albert. Uw'Umuremyi Albert ni wo muri Hope Haven, nawe yagize amanota 98 yuzuye, nawe ni menshi nk'uko mubyumva. Natambuke yigira imbere. Nanone turasaba umuyobozi mukuru wa NESA kongera kuduhembera umwana wa kabiri muri iki cyiciro. Nimara gufata iyo foto, ababyeyi nawe bageze hafi, baraba bitegura nabo kujya gufata iyo foto nziza y'urwibutso. Murakoze cyane. Ni computer, ni certificate, ni bya bikoresho byose by'ishuri. Rwose yaratsinze abashishema kandi no kwiga neza uyu mwaka wose. byose birahari. Ababyeyi nibatambuke bigira imbere, ababyeyi n'abandi baje bamuherekeje bati. nuko umuyobozi mukuru wa NESA arimo aramugira inama, ndabona bamwenyura ngo azakomerezaho mu myaka iri imbere. Rwose tuzamubona akomeza kugenda imbere. Murabona rwose ko umuryango abavandimwe n'inshuti bamwishimiye, natwe twamwishimiye cyane, n'abamukurikiye, abadukurikiye bose babyishimiye. Albert warakoze cyane, murakoze kuri iyo foto y'urwibutso. Mwana tugiye guhemba ubwa gatatu. Ni Neza Flora Elise, nawe ni wo muri Hope Haven, afite amanota 97. ubwo nawe yatambuka kaza imbere. Ndaje ndasaba umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda kaza kumuduhembera mu myaka iri imbere. Uzamwakira muri kaminuza, niko twizeye, arakomeza kujya imbere ndabizi. nuko Flora, nuko n'ababyeyi be barabari hafi mu gihe arimo guhabwa ibihembo. Flora, uwo muyobozi wa kaminuza muganire uko uzagerayo, uzakomeza ubu wa mbere. nuko ndabona rwose. Yego nuko ababyeyi ba Flora nabo bigira imbere. Yego ababyeyi cyangwa baje bamuherekeje. Yego nuko rwose uzakomerezaho. nuko yego mukomeze. Yego nuko murakoze gufata iyo foto nziza y'urwibutso. Flora rwose uzakomeze ube uwa mbere. Umwanyeshuri tugiye guhemba ukurikiraho yitwa Ndayishimye Jean d'Amour, nawe niwe muri Hope Haven. Yego turasaba umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Uburezi PS ko yakigira imbere akamuduhembera.
nawe aramushyikiriza kompiyuta, aramuha seritifika na bya bikoresho byose na za minerivare, ati komeza nuko uri umuntu w'umugabo, uri umuntu ukomeye, uzakomereza aho, uzakomeza utsinde. nuko Jean d'Amour, nuko abaje bamuherekeje nabo babigira hafi. Ndabona padiri atambuka, ndabona n'uyu mubyeyi atambuka. nuko bati komerezaho n'ubutaha ujya ahora uza mbere. nuko yego mudufatire ifoto y'urwibutso, hanyuma uwo tuza gushima muri iki cyiciro tuza guhemba bwa nyuma. nuko uwo tuza guhemba muri iki cyiciro usigaye yitwa Agaba Happy Jean Ede wo kuri Petit Seminaire Saint Aloys ya Rusizi, yagize amanota 97.78. Ego natambuke, arimo aratambuka. Tugiye gusaba umujyanama mu biro bya Minisitiri City, Gatabazi Pascal, haguruke adutangire iki gihembo. nuko tikomeza nawe uzabe engineer, nawe uzabe umujyanama mukuru. nuko tera intambwe. Ego agushyikiriza ibihembo. Ego Agaba Happy, rwose ibyo byishimo bakwitiriye biteye umuryango duteye n'ishema. Ababyeyi bene batambuke, niwe twahaga igihembo wari usigaye muri iki cyiciro, hanyuma tukaza gukomeza ku cyiciro gikurikiraho mu kanya. nuko murakoze. nuko uzakomeze. Enyanya